yari avuye ku kazi aho yari afite iduka ryacuruzaga imyenda y'abagabo. Yari afite iduka ryitwa Agi Fashion Men's Wear Boutique, ngira ngo yambikaga nyine abantu b'igitsina gabo, ariko baje kumutangira abagizi ba nabi bamwicira mu nzira. Doko baramucunze kuva mu gitondo, birirwa bamucungacunga. Ku masaha y'umugoroba rero atashye ageze mu nzira arimo ajya mu rugo, yumvise abantu bamuturutse inyuma bamufata mu mugongo, bafata n'amaboko bamufatira inyuma. Agerageza kubiyambura, ariko kubera ko bari abantu b'abasore bafite ibigango bamurusha imbaraga, batangiye kumwambura telefone n'isakoshi n'amafaranga yari yacuruje uwo munsi, kubera ko yari umukobwa wari waragerageje kwiteza imbere mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma rero bamutura hasi, kumutura hasi bamwambuye ibyo yari afite, yewe ngo n'imyenda bayimukuramo. Hanyuma barangije babonye ko amaze kunegekara, imbaraga zimaze kumushirana, baramufashe bamukubita umutwe hasi. Barabanje bamukurubana mu muhanda mu nzira, barangije bamukubita umutwe hasi kuri kaburimbo, birangira ahise ashiramo umwuka. N'urupfu rwababaje abantu benshi cyane mu by'ukuri, kubera ko yari umukobwa witondaga ndetse ngo agiraga imico myiza cyane. Ariko nyine abantu b'ishyari badakunda gukora, ahubwo bakenera kurya utw'abandi gusa, bagize gutyo bamuvutsa ubuzima. N'urupfu mu by'ukuri rwatunguranye cyane, kubera ko hari n'abantu ngo baje kumukiza nabo ngo barakubiswe, yewe harimo na bamwe ngo bakomeretse ndetse abandi bahasiga ubuzima. Urumva ko atari ibintu byoroshye cyane. Nk'abantu mwe, iyi si tugezemo ntabwo itworoheye, harimo ibibazo byinshi, harimo intambara nyinshi. Ni ukwihanganisha umuryango we muri rusange. Ubuzima ni nk'uburabyo, burarabya ejo bukuma. Nk'abantu mwe, muri iyi si tubayemo dufashe igihe mu ntambara, ariko kandi ibyo tugenda tubona n'ibyo duhura nabyo ni ibitugaragariza ko muri iyi si turi abashyitsi. Ndetse yewe iyi si turimo ntabwo ijya itwishimira habe na gatoya, kandi koko iyo umuntu ari mu icumbi biba bigoye cyane ko yagira ubwisanzure nk'ubwo yagira ari iwabo cyangwa ari iwe. Igihe cyose iyo umuntu ari mu icumbi aritwararika, kandi iyo kigeze nyine ava mu icumbi. Burya umuntu uri mu icumbi ameze nk'umuntu wateze lift. Burya iyo uri mu modoka cyangwa uri kuri moto wateze lift, biragoye ko wabwira ugutwaye ngo ihute nakererewe. Ashatse yakubwira ngo va mutege yawe cyangwa ugende n'iyawe. Niyo mpamvu muri iyi si mw'abantu mwe, ubuzima ni iki? Abantu benshi bari kujya bibaza bati koko ubuzima ni iki? Igisobanuro cy'ubuzima ni ikihe? Ni ryari umuntu abaho? Umuntu abaho umunsi ariho nyine. Uyu munsi uri guhumeka, menya ko ari wo munsi ubayeho, ni wo munsi wawe. Nurangiza uhora uzirikana ko uri umushyitsi, isaha n'isaha wava mu icumbi, kuko abantu bari gupfa ku buryo buteye ubwoba. Ariko kandi nanone ugasanga hirya no hino ku isi hari kugenda haduka ubugome bw'indengakamere. Urupfu rw'uyu mukobwa Agi rwababaje abantu benshi ku rwego rukomeye cyane. Dutangire twihanganisha umuryango we muri rusange, inshuti ze, abo bakoranaga, abari bamuzi, cyane ko yambikaga abantu. Urumva ko shop yari afite nyine yambika abantu. Uko biri kose abantu benshi cyane bari bamuzi, abo yagiye ahaye serivisi yo kubambika bagiye batandukanye, abantu bari bamuzi ari benshi mu by'ukuri. Ariko urupfu rwe rwashenguye imitima y'abantu benshi cyane. Ntabwo biba byoroshye n'ujya uva mu rugo ugiye ku kazi kawe ugiye gukora, nyabuneka ujye ugenda wiragije Imana, ubwira Imana ati ndagiye, ariko uyu munsi undinde cyangwa se umfashe muri byose ndibuze gukora. Kubera ko hari umugabo umwe kera ndamwibuka cyane, yegeze asiga abwiye umugore we, aramubwira ati mugore wanjye ngwino tubanze dusenge, kuko ndabona ngiye gukora urugendo rurerure, sinzi ngo ruzarangira ryari. Kandi ubwo yari agiye kwiga, yari agiye ku ishuri. Umugore aratekereza, se ni urugendo rw'amashuri agiye kwiga, urugendo ari kumbwira rurerure agiye gukora ni bwoko ki? Ariko umugabo we Imana isa nkaho yari yatangiye kumutegura. Mbere yuko ava mu rugo abwira umugore ati ndabona afite urugendo rurerure,
ngiye gukora, sinzi igihe nzagarukira, nshobora gutinda, atuzite ku bana, atari ngwino tubanze dusengera urwo rugendo. Uwo mugabo icyaje kumubaho byaje kurangira agiye atwaye moto, imodoka iba iramugonze imuca hejuru, birangira urugendo koko atagarutse ari muzima. Ni inkuru icyo gihe yababaje abantu benshi, ariko umugeni we Imana yari yamwejeje kuko yari yamuteguye akiri mu rugo. Aravuga ati ndabona afite urugendo rurerure ngiye gukora, nshobora gutindayo, uzite ku bana banjye. Ayo magambo umugabo asigaye yabwiye umugore we. Niyo mpamvu mw'abantu mwe, mbere y'uko uva mu rugo, waba uri umusore, waba uri umukobwa, waba uri umugabo cyangwa umugore, banza usenge, wiragize Imana. Uba ugiye mu binyabiziga, waba ugenda n'amaguru, icyo waba ugenda nacyo cyose, urupfu muragendana. Urupfu ruhora rutugera amajanja, uretse Imana igenda itwongera iminsi yo kubaho bijyanye n'icyo ishaka kuzadukoresha, ariko urupfu ruhora rutugera amajanja umunsi ku munsi. Uyu mwana w'umukobwa yavuye mu rugo agiye ku kazi nk'ibisanzwe, cyo gucuruza nkuko yari asanzwe ajya gucuruza, kubera ko uyu mukobwa witwa Agi yari afite iduka ryitwa Agi Fashion Men's Wear Boutique. Agi Fashion Men's Wear Boutique, urumva ko ari iduka ryambikaga abagabo. Yacuruzaga cyane imyenda y'abagabo, wenda n'iy'abagore mike, ariko ryari iduka ryambika abantu b'igitsina gabo cyane. Yari umukobwa witeje imbere, wagerageje gukora ibishoboka byose ngo yiteze imbere. Birumvikana gufungura iduka mu mujyi ukomeye nka Kampala, kubera ko uyu mukobwa ni wo muri Uganda. Gufungura iduka rikomeye ricuruza imyenda ryambika abagabo bisaba kuba nyine ufite igishoro, ufite amafaranga. Bivuze ngo yari yaragerageje kwihiringa kwa buri kimwe cyose kugira ngo agere ku rwego yaragezeho. Ariko hari abantu hanze nyine baba bafite ishyari, umwuka w'ishyari wamaze abantu. Hari abantu baba badashaka gukora, baba bifuza kurya utw'abandi gusa. Ncunga atashye mwambure, ncunga atashye mukore mu mufuka, ncunga atashye mwambure isakoshi na telefone. Hari abantu bigize abasonga rero bahoza amaboko mu mufuka ngo bazatungwa n'utw'abandi badashaka gukora. Nibo bateye umwana w'umukobwa. N'agahinda gakomeye cyane. Uyu mukobwa yavuye ku kazi ku itariki 10, ngira ngo ni 11 ubwo kuwa gatandatu, ku itariki 11 nibwo uyu mwana w'umukobwa yavuye ku kazi masaha y'umugoroba bwije ari gutaha nk'ibisanzwe. Kumbe ubwo abari bateguye kumugirira nabi bari bamutegereje ahantu, bagenda bikatisha ahantu kugira ngo baze kubona uburyo ki baza kumugirira nabi. Ubwo yatahaga rero yagiye kumva yumva abantu bamufatiye inyuma, bamufata amaboko. Bamaze kumufata amaboko, we yagerageje gukora igishoboka cyose kugira ngo abiyake, ariko icyo bari bagambiriye cya mbere kwari ukumwambura ibyo yari afite. Urumva atwaye isakoshi, atwaye amatelefone, ahari wenda n'amafaranga yari yacuruje uwo munsi yarayacyuye. Urumva bari bamucunze nyine kuva mu gitondo. Burya abantu nk'abo ngabo nyine baba badafite icyo gukora, baba bategereje gutwara utw'abandi, babiriwe bacunga nyine uburyo umuntu harimo yinjiza amafaranga, muvoma yakoze, yagiye aha n'aha, aravayo ryari, donc babirirwa nyine bacunga. Yatunguwe rero no kumva abantu atazi aho baturutse bamufashe, agerageza kurwana nabo biranga, baramufata bamutura hasi, bamwishe urupfu rubabaje cyane. Amaze kugwa hasi bamukurubanye hasi, baramukurura. Babonye ko amaze gucika intege, bamufata umutwe bakubita hasi. Uyu mwana w'umukobwa yahise ashiramo umwuka. Yewe hari n'abaje gutabara nabo barakubitwa, kuko hari amakuru avuga ko harimo nabo bamwe mu bahasize ubuzima bari baje gukiza uyu mukobwa. Urumva ko nyine byari ibyihebe byari byamwiteguye. Mu by'ukuri n'agahinda gakomeye cyane. Uyu mukobwa urupfu rwe rwababaje abantu benshi cyane bari bamuzi. Yari umukobwa bavuga ko yagiraga umutima mwiza, wasabanaga n'abantu, witondaga. Yewe
yari umukobwa nyine wagerageje gukora ibishoboka byose ngo arebe ko iterambere rye ryagera kure, kandi koko yari yarabigezeho. Kumva umuntu wari ufite iduka rikomeye cyane ryambika abagabo hariya Kampala, urumva ko yari umuntu wari waramaze kwiteza imbere, ariko ab'isi nyine ntago bamukundiye ko akomeza kubaho. Kuwa gatandatu rero ku itariki 11 nibwo uyu mukobwa baje kuba bamuvutsa ubuzima mu buryo bubabaje cyane ndetse buteye agahinda. Nk'abantu mwe ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Iyi si turiho iragoye kuyibamo, birasaba nyine kuba maso, birasaba gusenga, kubera ko ntabwo satani we atworoheye, atugabaho ibitero bya buri munsi. Urumva nk'abo bantu bafashe umwana w'umukobwa rwose nta kindi kidasanzwe yari yabakorera uretse nyine ubwo bugome bwo gushaka kumwambura amafaranga, kubera ko ngo n'imyenda baje kuyimwambura. Urumva ko bari bamucunze kuri buri kimwe cyose. Ngaye nguko rero, ngaye nguko umuryango we wihangane nyine, nta kundi byagenda. N'abantu bose bari bamuzi, haba abo bakoranaga, byarababaje cyane. Bati tubuze umuntu, umukobwa yagiraga umurava mu kazi ke kandi akagakora neza. Urumva ko nyine ari ibintu byababaje abantu benshi cyane. Ngaye nguko rero, reka mbashimire cyane. Nabibutsaga ko mwese turi abashyitsi, tugomba kujya duhora twiteguye. Imana ibagirire neza. Ku muntu udukurikiranye ari ubwa mbere, ntugende udakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bijye bibasha kukugereraho igihe. Kandi mwebwe mwese mutameze neza n'abagize ibyago, Imana ibahe kwihangana kandi bakomeze. Ibiganiro byacu nakagaruka.